Ndabasuhuje cyane kandi mbahaye ikaze. Yesu aho umugisha buri wese unkurikira kandi unshyigikiye. Uwakoze subscribe akabakora share buri uko yumvise ikiganiro, Imana imuhe umugisha kandi utagabanyije. Uwiteka akomeze kubishimira. Nerike ndayishimiye nk'ibisanzwe. Ndagira ngo mbahe ikaze muri ubutumwa bwiza tugiye kumva bwa Yesu Kristo. Imana ibane natwe. Reka dusenge kugira ngo Uwiteka tuyobore, umwuka wera abe ari butuyobora mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimiye Imana nziza, Imana ihoraho, Uwiteka Imana ivuga bikaba, Imana itegeka bigakomera. Izina ryawe nirishyirwe hejuru kandi niryubahwe. Tugushimiye ko waturinze kandi ukomeje kutugirira neza no kubana natwe. Ntuhabwe icyubahiro. Duciye bugufi imbere yawe kugira ngo icyubahiro cyawe gishyirwe hejuru, Mwami. Uri Uwiteka, ko wahozeho kera na n'uyu munsi ni kuri, uri itangiriro kandi uri n'iherezo, uri Alpha and Omega. Turagushimiye rero Mwami mwiza, nyubiza imitima yacu yitunganye kugira ngo tutagaragaraho umugayo wose imbere yawe, kuko ukiranuka Mwami kandi Uwiteka uri Imana yera kandi izabana n'abera. Niyo mpamvu tukwinginze ngo natwe imitima yacu yitunganye, tube data ibyaremwe bishya kandi tukubere imibavu iguhumurira neza. Amasengesho yacu yumve kandi Mwami Imana gusaba kwacu kumvirwe. Urakoze ko twumviye Mwami, ntuhabwe icyubahiro. Tubisabye Imana data twizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Mwakoze rero kongera gufungura kuri iyi channel no kumva ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Iyi nyota muba mufite yo kubwumva ni ukuri Uwiteka ajya haza no kwifuza kwanyu. Turaza gusoma ibyanditswe byera, ariko teme tuza kuvuga iravuga ngo mwambare intwaro zose z'Imana. Ese intwaro z'Imana ni izihe? Abenshi hari n'abatazizi, ariko niyo mpamvu mba nakuzaniye iki kiganiro cyiza cy'ijambo ry'Imana kugira ngo urusheho gusobanukirwa. Intwaro z'Imana ni nyinshi kandi intwaro z'Imana zitandukanye n'iz'abana b'abantu. Ntabwo ari bya bisasu bya kirimbuzi, ntabwo ari imbunda na za machine gun n'ibindi byose cyangwa za grenade, ahubwo intwaro z'Imana ni izi zikurikira. Ndagira ngo usabe ngo ntucikwe kandi wumve witonze icyo Imana iri kuvugana nawe. Umutwe w'amagambo uravuga ngo mwambare intwaro zose z'Imana. Niyo teme tuza kuvugaho. Ese ni izihe ntwaro? Intwaro ya mbere ni agakiza. Intwaro ya kabiri ni ugukiranuka. Intwaro ya gatatu ni ukwizera. Intwaro ya kane ni ijambo ry'Imana. Intwaro ya gatanu ni ukuri, kugira ukuri. Intwaro ya gatandatu ni ubutumwa bwiza. Yesu abaho umugisha rero, reka tubinyuremo twitonze kugira ngo turaza kubinyuramo byose kugira ngo murusheho gusobanukirwa. Ndagira ngo nkubwire ngo ingofero iba agakiza, cyangwa se agakiza kaba ingofero. Ingofero iba iri ahantu hose buri wese areba, waba umurebera kure mwaba muhuye, ingofero urayibona byanze bikunze. Bisobanuye iki? Agakiza kaba ingofero cyangwa se kagaragarire buri wese. Iyo ufite agakiza hari bitakugeraho, kuko buriya umuntu nanone ashobora kukubwira ikintu cyangwa se kugukoresha ikintu bitewe n'uko akubona. Niyo mpamvu burya bavuga ngo nubwo agakiza kaba mu mutima nk'uko bamwe babivuga, ariko birakwiriye ko icyo ufite ku mutima n'inyuma kigaragara. Niba ukijijwe koko bigaragarishe no kugaragara inyuma. Pana kuvuga ngo agakiza ngo kaba ku mutima gusa kandi ukaba ibyo ukora bitabigaragaza. Kwera ukaba uhakana gukiranuka kwako, ukagenda wambaye ijipo ireshya n'agakomo, ngo mu mutima
ngo mfitemo agakiza. Icyo ufite inyuma reka n'ikiri imbere bibe bihuye. Niba ukijijwe koko ambara agakiza nk'ingofero kagaragarire buri wese. Icya kabiri, reka gukiranuka bibe icyuma gikingira igituza. Igituza murabizi ubundi abenshi bahambara ikintu bita antibare cyangwa se ikindi kintu gishobora guporoteje igituza ku buryo kitangirika. Igituza no ku mutwe ni ahantu haba risike nyinshi cyane ku buryo buri wese ushobora kugukubitaho nk'ikintu uko byagenda kose ushobora gupfa cyangwa ugakomereka bikabije. Impamvu rero abantu bambara antibare ni ukugira riporoteje isasu nirikubitaho udapfa cyangwa se ikindi kintu gikomeye. Rero iyo ufite gukiranuka biragukingira, bituma nta kibi gishobora kukugeraho kubera ko ukiranuka. Hari ingeso mbi utagenderamo kuko uri umukiranutsi. Yesu nashimwe cyane. Reka kwizera kwacu kuba ingabo idukingira. Murabizi ingabo ubundi ikingira imyambi, ikingira n'ibindi bintu bishobora kuza bikuganaho biri bukugirire nabi cyangwa biri bukwice. Iyo ufite ingabo irabikingira. Rero iyo ufite kwizera, wizera Imana yavuganye nawe, ntago wiyandurisha utwo ubonye twose, gutoraguza utwo ubonye twose Satani agenda gutega kuduhenda abana, kuko uba ufite kwizera muri wowe nta kintu bigutwara. Satani ashobora kukubwira ati dore Imana yaratinze, kandi dore ushobora kubigenza gutya bigacamo. Niba uri umukobwa ati dore Imana yakubwiye ubukwe, dore imyaka ishize abo mungana barashatse, abo mungana barashyingiwe, se wowe warebye ukuntu ubigenza ukabyoroshya. Ariko iyo ufite kwizera, wizera yavuganye nawe, nubwo yaba imyaka 40, Imana ntibeshya izabikora. Niba yarakubwiye akazi kakubwira kuguhindurira ubuzima, wikorakora, wishaka gutwara iby'abandi kuko uri ahantu batakureba. Kiranuka ahubwo wizera Imana yavuganye nawe, isaha y'Imana ntigirenga. Iyindi ntwaro, reka ijambo ry'Imana ribe inkota y'umwuka. Ijambo ni inkota. Inkota murabizi ni intwaro ikomeye cyane. Ijambo ni inkota ihinduranya. Cyagiye uba ufite ijambo muri wowe, mu gihe Satani aje umutsindisha ijambo, umunesheje ijambo. Mu gihe arimo akwereka izindi ngero z'ibintu byinshi, umutsindisha ijambo. Iyo ufite ijambo ry'Imana muri wowe, uba ufite intwaro ikomeye cyane, kuko niyo uneshesha ibihe byose ugezemo. Iyo ugeze mu bihe bigoye, wibuka ijambo Pawulo yanditse rivuga ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Ukiringira Imana kandi ukibuka ko Imana itazagusiga na hato kandi itazaguhana. Iyo ufite ijambo muri wowe, ugeze mu bihe bigoye, uhita wibuka rya jambo Yesaya yavuze ngo ntutinye kuko ndi Imana yawe, kandi ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Nzajya nkuramira koko, nzajya nkurinda, kandi nzakuramiza ukuboko kw'iburyo. Ariko gukiranuka kwanjye, genda wibuka ibyanditswe byinshi ukabihagararamo, ugahagarara udatsinzwe. Satani umwambi wose arashe, ukawukingisha kwizera, nawe ukamusubiza ijambo ariyo nkota y'umwuka. Yesu natugirire neza. Indi ntwaro, intwaro y'ukuri. Kugira ukuri, reka dukenyere ukuri nk'umukandara. Umukandara murabizi ufata ipantaro cyangwa se ikindi kintu cyose wambaye gishobora kumanuka. Iyo wawukenyeje ntigishobora kumanuka. Bivuze iki? Iyo wambaye ikintu kitagufashe, kiramutse kimanutswe, iyo kimanutse wakorwa n'isoni. Aho waba uri hose, wambaye ipantaro ikagwa cyangwa se ijipo cyangwa ikabutura ikagwa, wakorwa n'isoni. Ariko iyo uyikenyeje ukuri, ibigufashe neza ntabwo ishobora kumanuka,
ntishobora kugwa, ntawamenya icyo wambariyemo. Iyo rero ufite ukuri ukagukenyera, ikintu cyose uvugisha ukuri uba uhagaze neza kandi n'Imana irakwishimira. Yesu atugirire neza. Rero intwaro ya nyuma ni ubutumwa bwiza. Tugomba kugira ubutumwa bwiza bukaba inkweto, tugakwesa inkweto nk'ubutumwa bwiza, ari ryo jambo ry'Imana. Imana yadutuma tukagenda, kuko nanjye ndi kubabwira ubutumwa bwiza nakwesha inkweto. Nawe kandi ubu butumwa bwiza ubugeze no ku bandi, kugira ngo Uwiteka duhane umugisha. Hari ushobora kwibaza uti ibyo wasomye wabikuye he? Nababwiye ko nta kintu nzababwira kitanditse muri Bibiliya. Turaza gusoma mu gitabo Pawulo yandikiye Abefeso, ibice 6 umurongo wa 11 tugeze ku wa 17. Aravuga ngo mwambare intwaro zose z'Imana, kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware b'abafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima, imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Ngo ni Abamedi n'Abaperesi. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana, kugira ngo mubashe gukomera mu minsi mibi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri. Mwambare gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Mukwese inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Kandi ikigeretse kuri byose, mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakira agakiza k'ab'ingofero, mwakira inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Yesu nashimwe cyane kandi atugirire neza. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabire abera bose. Reka musabire abera bose, musabire abavandimwe, abaturanyi, abo mukorana, abo musengana, buri wese umusabire. Naba uzi naba utazi ubasabire. Tuma isengesho ryawe kure, hahandi hari uwo rizafasha. Hari uwo muzahura mu bwami bw'ijuru akubwira ati nageze hano kubera wowe. Aguhobere akubwira ati amasengesho wansengeye niyo yampaye agakiza, niyo yankomeje, niyo yatumye mpagarara ntatsinzwe. Ubutumwa bwiza wambwirije nibwo bwatumye ndi hano mu bwami bwo mu ijuru. Agusabira imigisha ku Mana, ubu umutoni ku Mana, kubw'uko kumusengera no kumugezaho ijambo ry'Imana. Mwakoze rero kubana nanjye. Eric ndayishimiye nk'ibisanzwe. Nagira ngo mbasabire umugisha mwe musoje ikiganiro, mujye mugisoza kuko message nyinshi nziza ziba ziri inyuma. Mujye mugisoza kandi mukore share, mukomeze gukora subscribe kugira ngo ubutumwa bwiza bujye bubageraho. Mwakoze kubana nanjye. Urakoze Uwiteka Mana nziza, ukoze kubana natwe Mwami. Uratubwiye ngo reka dutware intwaro zose z'Imana, kuko arizo zizadufasha guhagarara tudatsinzwe n'umuriganya Satani. Uwiteka rero reka dutware agakiza nk'ingofero, kandi gukiranuka kuba icyuma gikingira igituza cyacu. Reka data twongere kwizera kube nk'ingabo yacu idukingira. Nuduhe ijambo ryawe nk'inkota y'umwuka. Reka dukenyere ukuri nk'umukandara ibihe byose, kandi dukwese inkweto aribwo butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Mana rero uwo umugisha buri wese wankurikiye, kandi bagura imbago uko wazaguriye Yabesi. Uhaze kwifuza kwe. Uwiteka ibitavuga Imana byose ku buzima bwabo ndabyamaganye mu izina rya Yesu Kristo. Ahubwo Uwiteka gukora kwawe kuganze kuri bo, kandi ineza yawe Mwami Imana bajye bayibona buri munsi. Uwiteka arakomeza kubana natwe kandi tugire neza. Uhaze kwifuza kwa buri wese wankurikiye, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Urakoze Mwami w'abami kubikoze kandi utugire neza. Usabye nizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Mukomeze gukora subscribe, gukora share kugira ngo ubutumwa bwiza bugere kuri benshi kandi bubahindure ubuzima. Mwakoze cyane kubana nanjye. Ciao ciao, ndabakunda.